Mbanje kubasuhuza nshuti bavandimwe muri Kristo Yesu ashimwe. Mbere yo kumva ijambo ry'Imana reka tubanze dushime Imana dusenga. Mana Data, tugushimiye uyu munsi w'icumweru tugabiye mu minsi yacu yo kubaho, uyu nawo urawuduhaye ngo tuwishimiremo. Ubishimirwe Mana. Himbazwa Mwami kubyo ukorera ubwoko bwawe byose. Tugiye gusangira ijambo ryawe. Ijambo ni iryawe Mana, ushoboze jyewe ugiye kurivuga, kandi uyo muntu wese ugiye kuryumva kurikorera, mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nongeye gushima Imana iduhaye uyu mwanya mwiza muri iki gitondo kuri iki cyumweru, kandi nawe ndagushimiye wemeye kubana natwe kugira ngo dusangire ijambo. Ndasenza Imana kugira ngo igufashe nanjye mfashe, kugira ngo ijambo tugiye gusangira rituyobore muri ubu buzima, cyane cyane muri iyi minsi. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana, ariko ari ukuguhamagara, ari ukukwinginga kugira ngo twese nk'itorero dufatanyiriza hamwe gufata ibihe byo gusenga, ibihe byo gusengera ibi bihe turimo, ibi bihe isi irimo irageramo, tubisengere nk'itorero. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli, igice cya 2 umurongo wa 12 tugere ku murongo wa 17. Uwiteka aravuga ati: ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge, imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha? Mubone uko mutura Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa. Muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere. Umukwe nasohoke mu nzu ye, n'umugeni mu nzu yarongorewemo. Abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati: Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, ntureke ab'umwandu wawe bashinyagurirwa, kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga. Ni iki gituma duhinyurwa mu banyamahanga bati: Imana yabo iri he? Iri ni ijambo ry'Imana. Bakundwa, tugeze mu gihe cyegereye Pasika. Mu mvugo y'itorero iki gihe tukita igihe cy'igisibo, nubwo mu itorero ryacu, itorero Presbyterienne, tudakunda cyane gukoresha aya magambo, ariko abamo. Itorero ryose, itorero rya Kristo kuri iyi si rirakizi, rizi iki gihe cyagiye cy'iminsi 40 ibanziriza Pasika. Tuvuze Pasika, abakristo twese turayumva tukayishimira. Ni igihe twibuka ugucungurwa kwacu, ubwo Kristo yaneshaga urupfu akatuzukira. Bakundwa, muribuka neza ko umwaka ushize, kubera icyorezo kimaze igihe, iki cyorezo cya Covid, tutabashije kwizihiriza Pasika mu nsengero. Nzi neza ko ibyo mubyibuka, kuko nta mukristo ushobora kubyibagirwa. Nubwo buri mukristo cyangwa umuryango wagiye uyizihiza cyangwa se wayijije, ariko mu kuri ntiyabaye ibyishimo nk'uko byari bisanzwe. Ibyo murabyibuka neza. Ibihe dusohoyemo ni ibihe bigoye, abantu n'itorero naryo ririmo, bavandimwe, murabizi. Kuva ejo bundi ku wa gatatu muri iki cyumweru turimo turasoza, itariki ya 17 w'iki cyumweru, twatangiye igihe cy'igisibo, kuko maze kubibabwira haruguru. Ni ukuvuga ngo ni iminsi 40 ibanziriza Pasika, uko Pasika izaba mu kwezi kwa 4. Iyi minsi 40 itwibutsa kandi itwigisha iki twebwe abakristo?
umuntu yakwibaza byinshi cyane, wenda no mu gihe mvuze ngo iki gisibo abantu benshi ntibazi impamvu tubivuze, ariko nanone twakwibaza ngo si iminsi 40 itorero riba ririmo riravuga, riba ririmo, iyi minsi 40 itwibutsa iki, itwigisha iki? Icyo iyi minsi 40 itwigisha ni uko itujyana tukasa n'abagendana na Yesu mu butayu muri ya minsi 40 yabumazemo ageragezwa na Satani. Tuba twibuka, tuba turi kumwe na Yesu muri ya minsi 40 yamaze mu butayu ageragezwa n'umwanzi. Ntabwo mukuri yari iminsi myiza, nubwo yari Kristo umwana w'intama w'Imana, ariko iriya minsi mu buryo bw'umubiri ntabwo yabaye iminsi myiza. Bibiliya iratubwira neza ngo yari mu butayu ageragezwa na Satani, kandi tugasoma ngo muri iyo minsi 40 yageze n'aho aribwa n'inzara, umwanzi Satani atangira kumugerageza. Iyi minsi kandi 40 ituma dusa n'abajyana n'Abisirayeli mu rugendo rw'imyaka 40 mu butayu bamazemo mu gihe bajyaga mu gihugu cyabo cy'i Kanani bavuye muri Egiputa. Itorero tukiri mu isi dusa n'abari muri urwo rugendo natwe, urugendo rwo mu butayu, aho tugihura n'ibibazo n'ingorane z'uburyo bwinshi imbere y'uko tugera mu gihugu cyacu natwe twasezeranyijwe ari cyo mu ijuru. Ndetse ngarutse no muri iyi minsi ya vuba, mbere y'uko tunagera no kuri Pasika, nanone turacyari mu isi. Icyo dusabwa ni ukongera kandi tugatekereza muri ibi bihe ngo niki Imana ishaka ko dukora, niki Imana ishaka ko itorero ry'Imana rikora muri iki gihe. Dukora iki bakundwa nk'itorero muri ibi bihe? Ibi bihe biraruhije kandi biruhije abagenzi. Mwuka w'Imana uyu munsi aradusaba iki? Nicyo tugiye kuganira, ni nacyo nababwiye dutangira iyi nyigisho yacu uyu munsi. Muri ibi bihe bibanziriza Pasika, itorero rya Kristo turahamagarirwa ibintu bigera nko kuri 2. Nubwo tuba dufite byinshi dukora, ariko hari icyo nenda kubasaba muvandimwe wowe unyumva. Ni ibihe tugomba gufata byo kwihana, ariko kandi tugafata n'ibihe byiza kandi byinshi byo gusenga. Ntabwo mukuri mbisemo iri jambo kuko twegereye iyi Pasika gusa yonyine, ahubwo mbona itorero tugeze mu bihe nk'ibyo abantu b'Imana bari bagezemo igihe cy'umuhanuzi Yoweli. Twasomye mu gihe cy'umuhanuzi Yoweli, dusoma ko uyu muhanuzi yabonaga icyo yita umunsi w'Uwiteka. Ari umunsi mukuri usa nkaho ari umunsi ufitemo ndetse ibihe 3 kuri bo. Icya mbere, umunsi w'Uwiteka iyo usomye mu gice cya mbere cy'iki gitabo usanga ari umunsi uteye ukwawo, umunsi ukomeye utarigeze kubaho. Reka nsome igice cya mbere cy'iki gitabo cya Yoweli wumve uko uwo munsi uzaba umeze. Ni umurongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa mbere ndagera ku murongo wa 3. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yoweli mwene Betuweli. Mwa basaza mwe nimwumve ibi kandi mutege amatwi abatuye mu gihugu mwese. Mbese hari ibimeze nk'ibi byabaye mu gihe cyanyu cyangwa mu gihe cy'abaso? Mubitekerereze abana banyu, kandi abana banyu bazabitekerereze abana babo, nabo bazabitekerereze abuzukuru. Kuri uyu munsi Yoweli yabonaga ibikomeye birimo kuza, kandi bikaza ari byinshi, kandi byose biza bikurikirana biteye ubwoba. Abona ibitero by'inzige nyinshi bitera imirima birayonona. Ibyo bituma igihugu kirabura kuko imyaka yari yangijwe, ndetse na vino nayo yabuze, kandi amavuta yerayo yakamye. Ingano na seyiri biri mu mirima byari byarumbye, inzabibu n'imitini nabyo byarumye, ndetse n'ibiti byera imbuto nabyo byari byarumye.
umunezero wari washize mu bantu bari batuye muri icyo gihugu cy'Ubuyuda muri icyo gihe cy'umuhanuzi Yoweri. Ndetse no mu nzu y'Imana nta munezero wari ukiharangwa. Amaturo n'ibyo kurya mu nzu y'Imana byari byaraciwe. Umva uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwabatambyi mwe mwambare ibigunira murire, namwe abakora ku gicaniro muboroge. Nimuze mukeshe ijoro mwambaye ibigunira, mwabakorera Imana yanjye mwe, kuko ituro ry'ifu n'ituro ry'ibyo kunywa byaciwe mu nzu y'Imana yanyu. Aho ni mu gice cya mbere umurongo wa 13. Kandi uyu muhanuzi mu kutwereka uburyo ibyo bihe byari bikomeye, arakomeza akatubwira ngo mbese ngo ibyo kurya ngo ntibyaduciriwe imbere tubireba, umunezero no kwishima bigashyira mu nzu y'Imana yacu, imbuto zumiye mu mayogi, ibigega birimo ubusa, ibigonyi byarasenyutse kuko imyaka iri mu busa, amatungo nayo araboroga, amashyo y'inka yananiwe kuko yabuze ubwatsi, inyamaswa zo mu ishyamba nazo zirakwifuza kuko imigezi yakamye. Nasomye igice cya mbere uhereye ku murongo wa 13 ukagera ku murongo wa 16. Uyu muhanuzi arataka cyane ati, ayiwe Uwiteka ni wowe ntakira, ndetse inyamaswa zo mu ishyamba nazo zirakwifuza kuko imigezi y'amazi yakamye, kandi umuriro watsembyeho ibyanya byo mu butayu. Mu kuri ku ruhande rumwe, ibyo byago byose n'iby'umuhanuzi yita umunsi w'Uwiteka. Imbaraga z'ibibazo by'urusobe bihurira hamwe guteza ibibazo ku isi. Uko izo mbaraga zihaguruka ngo zihurire hamwe kubuza abantu amahoro, niko umuhanuzi Yoweri nawe ashishikariza abantu benshi, imbaga yose y'abari batuye i Yudaya gukoranira hamwe, guhurira hamwe mu mihango yo kwihana no gutakambira Uhoraho, kugira ngo umuryango wayo wongere kandi ubeho, wongere kandi usubirane ubuzima. Ibibazo biriyongera, umuhanuzi Yoweri nawe akarushaho guhamagara abantu ati, nyaboneka abantu b'Imana, murabona uko ibibazo ari byinshi, nimuze natwe duhurire hamwe tubashe gutakambira Imana yacu. Nakunze amagambo umuhanuzi akoresha, aya magambo umuhanuzi akoresha dusomye, iyo hamagara abantu bose kuza ngo bakoranire hamwe mu iteraniro ryera batakambira Imana yabo ibakize uwo munsi ukomeye, umunsi uteye ukwawo, kandi abantu bose bahaguruke biyirize binginga Imana. Uko niko bibabwira. Ahera ku batambyi ati, mwabatambyi mwe mwambare ibigunira murire, namwe abakora ku gicaniro muboroge. Nimuze mukeshe ijoro mwambaye ibigunira, mwabakorera Imana yanjye mwe, kuko ibyari bikwiriye kuba mu nzu y'Imana nta bikirimo. Inzu y'Imana yabaye umusaka. Mutegeke kwiyiriza ubusa, muhamagare iteraniro ryera, muteranye abakuru n'abatuye mu gihugu bose baze ku rusengero rw'Uwiteka Imana yanyu, mutakira Uwiteka. Mukuri uko usoma iki gitabo ubona abantu baratinze kumvira ijwi ry'inginga. Iri jwi ry'uyu muhanuzi wakomeje kubahamagara binginga ati, nyaboneka nimuze twiyirize, nimuze dusenge, nimuze twihane. Usomye neza igice cya mbere n'igice cya kabiri uzasanga baratinze kumvira iri jwi ry'umuhanuzi ry'inginga, kuko bimeze uyu munsi wa none. Mukuri natwe niko tumeze uyu munsi wa none. Umuhanuzi yaratakaga akabahamagarira kwihana, akabahamagarira kwiyiriza no gusenga batakambira Uwiteka, ariko ntibabikore, ahubwo bakabiburira umwanya. Abantu ntibari bafite umwanya wo kuza ngo bateranire hamwe biyirize, basenge, bahamagara Imana, batakambira Imana, babwira Imana ngo Mana dore ibyishimo byarabuze, Mana dore ibibazo ni byinshi cyane. N'ababikoze nabo abitwa ngo barabikora, ngo baraza kwihana,
bakabikora by'umuhango gusa bitavuye ku mutima, bagasenga by'umuhango, bihana bakihana bitavuye ku mutima. Bavandimwe, hari amasengesho y'umuhango. Bene ayo masengesho ndagira ngo nkubwire ko ntashobora gukora ku mutima w'Imana. Amasengesho avuye mu ndiba y'umutima niyo yonyine ashobora gukora ku mutima w'Imana. Hari abandi bihana ariko nanone bakihana by'umuhango, ariko mu kuri batihanye, kuko kwihana kuva ku mutima, wicuza ukababazwa n'ikibi uba wakoze, ariko konyine kwemerwa ku Mana. Si byo gusa, hari n'abiyiriza by'umuhango. Bene uko kwiyiriza nuko kwica gusa umubiri, ariko mu kuri ntabwo gushobora gufasha umutima. Gusenga k'umuhango, kwihana k'umuhango, kwiyiriza ubusa k'umuhango, ibyo byose ntabwo bishobora gukora ku mutima w'Imana. Ntibishoboka. Iyo bitavuye ku mutima mu ndiba y'umutima, ibyo ntibishobora kunezeza Imana. Nta nubwo Imana yabireba ngo ibyiteho. Bakundwa, uko Abayisiraheli batindaga gukora ibintu neza, ahubwo bakabikora by'umuhango gusa, ngo bihane neza, ngo biyirize neza, ngo basenge neza babikuye ku mutima, niko n'ibyago byarushagaho kwiyongera, kimwe gikurikirwa n'ikindi, bityo. Kubera iki? Kubera ko bataragera neza uko Imana ishaka. Imana nayo igakomeza ibashaka, ikabahamagara, rimwe na rimwe ikareka n'ibyago bikabageraho, ireba ko baza bakayegera, ariko nabo bagatinda. Imbabazi z'Imana ziratangaje bavandimwe. Nubwo itangazwa nuko abantu badahindukizwa n'ibyo babona, ahubwo bagakomeza inzira yo kuyoba, Uwiteka akomeza kuvuga ati, ariko n'ubu nimungarukire. Niwo murongo twatangiriyeho dusoma. Ariko n'ubu ndacabategeye amaboko, nubwo mwatinze, nubwo byinshi mwabikoraga by'umuhango, ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. Mwiyirize ubusa, murire muboroge, imitima yanyu aba ariyo mutanyura. Mureke imyenda yanyu, muhindukirize Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuye imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi. Niko ijambo ry'Imana twarisomye hariya ku gice cya 2 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 13. Imana igakomeza isaba ubwoko bwayo, kandi natwe turimo, ikatubwira ngo mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu, mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri kwibere. Umukwe nasohoke mu nzu ye, n'umugeni mu nzu yarongorewemo. Niba wabyumvise neza, umurongo wa 15 n'umurongo wa 16 birantangaza. Nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe utagomba kuba muri ririya teraniro mu bana b'Imana. Bose barahamagarirwa kuba muri ririya teraniro ryihana, iteraniro risenga, iteraniro rihamagara Imana kugira ngo Imana ibatabare. Muri Isiraheli bubahaga umukwe n'umugeni cyane, mu buryo nta kintu babashaga kubakoresha kivunanye mu gihe cy'umwaka wose. Ariko hano umuhanuzi arababwira ngo nabo nibasohoke. N'uwo mukwe n'umugeni, nubwo amategeko ababwira ngo ntibagakore, ariko mu gihe gikomeye, mu gihe cyo gutakambira Imana, mu gihe cyo kwinginga Imana, nabo nibasohoke bajye mu materaniro yera, bafatanye n'abandi kwihana, gusenga no kwiyiriza ubusa. Muri iri teraniro Imana ibahamagaramo kwari ukubabwira ngo igihe nk'icyo cy'amasengesho ni igihe cyo kuba umwe, ni igihe cyo gusengera hamwe, igihe cy'urukundo, igihe cyo kuba abavandimwe, igihe cyo kubabarirana. Ese mujya mwibaza impamvu ituma abantu basengana bitwa abakristo batababarirana, bagasengera hamwe ariko ntibababarirane, badahinduka? Mujya mwibaza impamvu badahinduka
abavandimwe kandi baturanye kandi basengana. Mujya mwibaza impamvu abanyetorero mu gihe cyose rimwe na rimwe wumva habayemo intambara, ariko kandi abantu bakibwira ko basenga bagasengera hamwe. Muvandimwe, reka nkubwire, iyi mitima idahuye ntishobora no gusengera hamwe, ntibishoboka. Banyetorero, mu gihe cyose tuzaba tubaho mu itorero tutari abavandimwe kandi tudasangiye amaraso, kandi dusangiye amaraso ya Kristo n'umubatizo, tuzaba tukiri kure ya Yesu Kristo. Mu gihe cyose twabaho tudahuye, tudahuje, tudasengera hamwe, tudafite umutima ubuye, ariko kandi tukiratana amaraso ya Yesu Kristo, mu gihe tuba tukiri kure yayo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusaba muri iki gihe tugiye gusenga, muri iki gihe cyo gusenga, muri iki gihe isi ikeneye amasengesho yacu. Iki ni igihe cy'ubumwe, iki ni igihe cyo guhuza imitima, iki ni igihe cyo kubabarirana, iki ni igihe cyo kugarura urukundo, iki ni igihe umuntu wese agomba kureka ibya kera akihana imirimo yiwe ya kera, twese tukagarukira Imana, tukikubita imbere y'Imana tukabwira Yesu Kristo akatubabarira. Ntabwo ari abakuru n'abato gusa bo mu baturage bagomba kuririra Imana mu gihe cy'ibibazo, ahubwo Bibiliya iravuga iti abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, ntureke ab'umwana wawe bashinyagurirwa kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga. Ni iki gituma duhinyurwa mu banyamahanga bati Imana yabo iri hehe? Uzi ko nageze aha ngasanga ko no gukora nabi umurimo w'Imana, kudakiranuka, kudasenga, kutazana ibyago gusa, ahubwo gutuma Imana yacu itukwa n'abantu bakagira ngo nta Mana tugira. Imana yacu tubabarire cyane. Hano Bibiliya ihamagarira abantu bose kwihana, gusenga no kwiyiriza, nta n'umwe usigaye, abaturage ndetse n'abatambyi. Ubwo ku ruhande rwacu muri iki gihe cya none cy'itorero, ni ukuvuga ngo ni mu ruhande rw'abakristo ndetse no mu ruhande rw'abashumba. Ariko kandi tujye tumenya ko mu umurimo wacu dukorera mu bumwe, tugomba kuwukora nanone buri wese yuzuza inshingano ziwe kandi yubaha n'inshingano za mugenzi we. Inkuru nziza ni iyi: uwo munsi w'Uwiteka uzaza, ariko uzaba n'intangiriro y'ibihe bishya. Nawo ni umunsi w'Uwiteka agiriyeho igihugu cye ishyaka, ababarira ubwoko bwe. Nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati dore ngiye kuboherereza ingano na vino n'amavuta yerayo, bibahaze kandi sinzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga. Ntutinye wasi we, nezerwa kandi wishime, kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Ntimutinye mwa nyamaswa zo mu ishyamba mwe, kuko ubwatsi bwo mu butayu bumeze, n'ibiti byeza imbuto zabyo. Noneho munezerwe mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Haleluya! Ibihe bikomeye iyo bije abantu b'Imana bagasenga bagaca bugufi, nta kabuza Imana iraza igatabara, ikongera kandi ikarema ibindi bihe bishya. Ndetse iyo usomye, ikomeje gusoma kiriya gice twasomye, usanga ko muri ibyo bihe aribwo ijambo ry'Imana ryaje ku muhanuzi Yoweli, rikamubwira ngo ndetse no mu minsi y'imperuka, nyuma y'ibyo bihe bigoye, ngo Uwiteka Imana ngo izadusukaho umwuka wayo, izasukaho umwuka wayo ku bantu bose, ihembura ubugingo bw'abana bayo. Bavandimwe, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro ko itorero niripfukama rigasenga, yuko ibihe tuzahemburwa, itorero ry'Imana rizahembuka, ubugingo bwacu buzahembuka, isi izahembuka, kandi ibihe bizaba byiza kubw'imbabazi z'Imana yacu. Ijambo ry'Imana rikomeze rituganze kandi turikorere, dushake umwanya, dusenge, dushake mu maso y'Imana. Imana izadusubiza nta kabuza. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Mana, ndagushimye cyane, urera kandi uri mwiza, uzi neza ko turi abanyantege nke, ariko waduhaye amahirwe menshi, ukomeza kudutegera amaboko no mu gihe Mwami Imana tutabashe kwitwara neza, tukibagirwa ibyiza, tukibagirwa gushaka, ariko Mana ugakomeza kudutegera amaboko. Ngwino Data, twese uri mu ijuru n'umuntu, twumve
uduhemburire isi, uduhemburire igihugu, uduhemburire itorero, uhembura ubugingo bwa buri wese Mana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu, dore imiruhi irabarembeje, urusaku rurabaruhije, dore imiruhi irabarembeje, urusaku rurabaruhije. mureke ibyifuzwa n'ab'isi, mushake ibyahishwa abanyabwenge, njyewe na Data tubana namwe, ni muri mwe nyine turi kumwe, njyewe na Data tubana namwe, ni muri mwe nyine turi kumwe. murage mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa noza imigambi yanyu, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa noza imigambi yanyu. inzira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda, murya umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, murya umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo.
ndazavuga umuseke utambitse uwitanganza mugororera ndazavuga umuseke